bazakujyaho bazanakurya. Ndi kamari yatwubakanye hariya. Rero niki kirarana cyane rwose, iki cyaro nakirambiwe. Manu nzakora iki kugira ngo nanjye mfate ku mafaranga ko? Ubu nta n'ubwo washyiramo imiyaga nanjye nkubaka akazu hariya. Ihene nagurishije, ihene za meri ndazimaze. Inkoko z'ejo bundi yarazifashe barazigarura. Urabizi ngiye kugenda mu rugo fata igikapu, hano uramenya naho yanyuze. Si abandi basore bajya i Kigali bakaza Kigali ni heza we. Ngiye i Kigali nzaza hano mushyire inzu nyuma y'imyaka ibiri. n'uriya nzamwimura. Ndabirambiwe cyamfasha nkasanga bya byana byose byagiye kuvoma, nta n'umwe wambona. Ngiye i Kigali none ngiye i Kigali agiye. Ko ndabuje womboka noneho byagenze gute? Aho ntiwongeye kwiruka hari kukwirukankana. Nta kibazo ahubwo se narinje kurakubwira ngo mwabukoresha. Oya mikwe urananiye ndakuzi narakwibyariye. Mwana wa ntabwo ngiye kwiba. Abaturage bose babyumva wumvaniye koko. Ariko nukuri nanjye naragowe. Ninde wibye n'imikwege, ninde wakubiswe n'imikwege? Reba ejo bundi wibye inkoko z'abandi. Mwana wanjye nakurihiriye amashuri, kwiga byarakunaniye warananiye. Reba mu nshuti wawe Karera ejo bundi yagiye i Kigali, ntatunze umuryango we, ntabwo ubizi. Wowe urabura iki koko? Uzi ko ejo bundi nemerewe kugana ko ntazongera kwiba. Nawe urumva ukomeza kubivuga baramutse babyumvisha ko urumva wumvaniye wowe. Ubwo reka nze tuganira. Ahubwo ikizani cyo gikapu cyawe ndebe wasanga n'ubundi harimo n'ibindi utwaye ntawamenya. Mama nta kibazo rwose n'ukuri rwose. Ewe ibira byose naziretse byararangiye. Zana turebe nyine, ntabwo njya nkushyira amakengarega narakwibyariye. Zana hano banguka urananiye. Ni ukuri tururuka mama. Ihangane kandi ndabizi kunyihanganira. Ngengera ikibanguka hano ndebe muri icyo gikapu wasanga n'ubundi wasanga upakiyemo inkoko z'abandi n'ubundi dore ko namenyereye kuvoma. Igikapu. Zana hano ndebe. Igikapu se. Ubundi ubu hano harimo ibiki? Numva wasanga harimo n'inkoko z'abandi n'inkwavu ukaba bitaha. Ndakuzi rega narakwibyariye. Ni ibiki? Aho ntukinyizera rwose. Ndabona harimo n'ibiryo. Hano bose rega untera ubwoba akira. Ninde wibye n'imikwege, ninde wakubiswe n'imikwege? Ubu koko urabona nzabigenza gute? Amaherezo yawe ni ayahe? Nakubwiye ko nahinduye byose byarangiye. Kandi noneho ugiye gufata n'umwanzuro rwose. Ufata umwanzuro? Wowe mikwege uhinduka ugafata umwanzuro? Mama tuvugana. Izi saa yindi ibintu byose bikumira. Nze ahubwo reka mbite ko bidakunze kunaganira. Ubwo usezeranyije ko utazongera kwiba. Ni kuri kw'Imana. Ambika kino gikapu nze turaganira ahubwo. Ariko se mikwe koko wamara amajoro agiye uransize hano mu cyaro, ubundi se i Kigali usanze yone? Ni ukuri ndafashe umwanzuro. Ahubwo se uba ufite itike se? Ahubwo se ufite angahe umufuka ngo duterateranye? Nimura ningewe nzakwishyura rwose.
Cyakoze ejo bundi nibye inkoko usagura 1000. Reka nze nyiguhe nugerayo uzibuke kukingarurira. igihumbi nzakoreza narenze igihumbi kandi urabizi ko twabanye rwose. Kwejya ariko twabanye neza sibyo? Reka tugirane igihango utazame mu kigo. Ndabigusezeranije. Ni ukuri kw'Imana. Ninkibagirwa Imana izamara. Nibagirwa kano gasima, aka gasima. Ahubwo reka nkubwire. Tujyane merekeze njye gusezera kuri Mutoni. None Kwa Mutoni urahahinguka ngo n'ukuntu bazi yuko uri bandi. Jewe uranyibagiwe. Ndahinjira ntibandi nyine. Ahubwo tugende nimvayo. Ituperekeza tugere ku modoka. Aho amafaranga yanjye shiriramo. Nuko nyine ndagenda n'amaguru. Cyakoze dore mfite na nimero za Karera uzamuvugisha. Wari wambwiye ngo nzazigushakira. Imana iguha umugisha, Imana iguha umugisha, Imana iguha umugisha rwose. Ahubwo ntakerera. Tugende. Ubu sugira ngo yasanga iransiga. Uzanyibuke mikwege. Agasima disa, agasima nagasize. Kagasima kacu. Ariko sha, ningera i Kigali. Isezeranije ko icyo uzashaka cyose nzakiguha. Twabanye neza, twabanye mu buzima bwiza no mu bubi. Nibi nkoko z'abaturanyi. Humura wowe. Imana yo mu ijuru. ariko rero ubu koko pe ubu buzima rwahisemo ariko harera uzi ko wowe kwiba kwawe nibatakwica bazagufunga. Yes. Karibu. Muraho neza. Yego. Mwicare. Mutoni arimo. Mutoni ntawe uhari. Mwamushakaga. Mbega igihombo. Urahombye ko umubuze se? Ndahombye rwose. Sinikira. Ntimwambwira icyo mwamushakiraga nkaza kumubwira aje. Niba mutamutegereza. Ndeka. Ariko wa mukobwa wanyu Mutoni asigaye akorana n'ibisambo. What? Ndamwifatiye rwose bari kuvugana. Mutoni wano? Gute se? Musanze ari kumwe n'abahungu babandi bayogoje ikaritsiye batumazeho ibintu. Nese uko bari kumwe bivuze ko nari umujura? Ahubwo buriya se ibintu bya si ukuvuga ko bari kuvugana ibintu byacu ubusi baza kubibitsa ahangaha. Nese bavuganaga iki niyo badakorana? None se ushatse kuvuga ko ibintu byose byo muri ikaritsiye babyiba bakabizana hano? Twebwe se tudepera abajura. Ahubwo uretse ndajya ku kagari tuze dusake iyi nzu turebe ko ibintu byose twabuze aha muri karitsiye bitari muri iyi nzu yacu. Ariko ubwo basiga tumara kubona ngo amateleviziyo nuko dushinzwe ubujura muturusha ibintu. Ibintu se si ibyacu byashize byibwa bizanwa ahangaha. Ariko niba mukungu wa muri iyi nzu uzi ko ibyibwa byose bizanwa hano kugira ngo tubashe kuwungukirwa. Nibe ibintu byibwa bitazanwa guta umwana wanyu akorana n'abajura. Ariko wa mugabo ntawe kuntumye kandi ni nk'abagabo nk'ubutabazi cyangwa sohoka ariko feri ya mbere ni ku kagari sohoka baraza dusake iyi nzu dusake iyi nzu turebe ibintu byawe utangire umushinya n'undi munsi bibaho taka wayi
Bito. byiza. Shyira amazi aho ngaho tuvugana. Cara hariya. Wabaye Kiravuze. Cara hariya. wabaye iki se kandi? Ngiye kubaza ikibazo kandi ugisubize wahuranyije. Nta kibazo bagusubiza. Uva kuvoma wowe nande. Kandi umaze guhura mwavuganye iki? Swimbaza. Nahuye na Karera. Wahuye na Karera? Rero reka mubwire. Uranyumva Mutoni? Ndakumva. Njye reka nkugire inama. Sinzongere kumva ngo wacuditse na Mikwege. Mikwege uriya w'ingegera ashobora gutera ibyago. Icya mbere hari inda zitateguwe, hari sida n'ibindi birwara byandurira mu mibonano mpuzabitsina. Wabyumvise? None ubwo ngubwo aramutse abikuzanye wabigenje ute? Mikwege uriya ni ibandi. Ese buriya mu bwonko bwawe utegeza ko Mikwege yakumarira iki? Aramutse aguteye inda wahita utakaza amashuri, abandi bana bagakomeza, ugatera agahinda bande ababyeyi bawe. Nanjye musaza wawe ndimo, si we mwana muto dufite. None se urumva agahinda waba uduteye? Sinzongere kumva ngo wacuditse na Mikwege. Ngiye ikintu ugiye gukora ni kimwe, nkurikije ibyo ndi kubona no mu cyaro. Ngiye kugufata ujyane i Kigali, ujye kwiga hafi yanjye, kugira ngo n'ikindi gihe ntazongere kumva ngo uri kumwe na Mikwege w'ingegera. Urabyumva neza? Cyangwa umuntu agucishemo ikintu wabyumva neza? Nabyumvise. Sawa. Sinakubwiye ko ndi bugende uyu munsi. Nubwo njye ariko ntabwo nzakwiye ko ni wowe nkunda urabizi, uhora ku mutima wanjye kandi nawe undi wakunda uti. Humura ndakwinginze. Ningera i Kigali nzajya nkohereza amafaranga. Sibyo? Ntabwo nshaka amafaranga nshaka wowe. Humura nzagera akavuga. Gufata mu ntoki basuzanya mu ntoki barabiciye. Nyine Ikihe kibazo? mvuye iwacu mu cyaro. None wagira ngo umfashe iki? Hari umuntu twavuganye njya kuza. Nyine ni mubyara wacu wo kwa mama wacu. Ukeka ko ari njyewe se? Oya nyine nagira ngo nabonye mufite telefone, nagira ngo mumfashe munkize muvugane nawe basi ngo ambwire ahantu duhurira kuko yari yabwiye ngo nzaze mu rugo. Uraba amafaranga yo gushyiramo se kugira ngo uhamagare? Ko nawe tukiyashiye. Okay, reka ngufashe. Ngiye kuguha iminota 2 ariko nuyirenze umenye ko amayinite y'i Kigali ahenda. Ni ukuri kw'Imana yo mu ijuru ntabwo nayirenze. Mwereke. None si telefone siko ntari wishobore wanshyiramo iyi nimero. Kabanyacyaro uko mwabaye rwose byaranyobeye. 078 078 Ego ngakira nagufata uhita uvuga uhaye iminota ingahe? Ndakubari. Alo Kare Alo iyi ni Mikwege. Nageze i Kigali naje ahubwo se rimwe umunota wa mbere urashize. Vuga vuba bantisha amafaranga. Hahandi wambwiye
harya hano bahita mu iki? hitwa ngo iki se ntabwo uzi gusoma dore reba dore ibyapa aho ngaho hose Kimironko Kimironko wambwiye hafi umva akabanyacyaro mwabaye gute umuntu abaha iminota 2 mukayikuramo iminota 5 niho ndi ihangane niho ndi ngwino hansange urakoze urakabyara urakoze simbizi nimba yakubye ariko urakoze nuko Imana igumugisha sawa ariko mwavuganye okay nizere yuko ubwo nguko byabangiye sawa Bega ibyuki by'Ikigali we si ubwiza gusa ariko unatera n'umwaka umuswa nawe reka mutegerereze hano ava harirashe harirashe nta n'irindazi nazanye ra ndabona igito ajya kujya hano amahoro uragenda umujyi hano kabari ndabona bazi n'inshuti zawe ndamuzi njye nijyajya hano gatoya ndamuzi usabye ko twari dusanzwe dusangira ufite morale habaye iki byagenze kuko mbona ibyo uvuga ni ukuri kuko ntabwo ndi hano nagize ikibazo nshaka nabi kubana n'umugore imyaka 4 mbere hataragira gutya ni ikibazo gikomeye n'ubu turimo tunywa mbona ngiye nta kintu ndi kubona kabisa mbivuga ariko none urabizi neza mbivuga kebe urabizi neza hari umukobwa Divine mwarakundanye mwariganye mwakoranye imitima cyose yarakwanze tubimenye ko mwakundanaga ubundi bamureka gushaka kuriya gushaka kuri washakaga sanga aho nawe Divine yarategereje kuko na n'ubu ntabwo arashaka banza ari wawe nyamara njye ndabona ari uko kuri kabisa ahubwo batuzanira amayoga twimye ariko bro reka mubwire uretse ko bagenzi banjye bavuga bakomeza bagaruka kuri Divine uhagira ngo hari umwe muri bo wagerageje wasanga hari umuntu warunshize twaba tutabizi ariko njye ndakwizeye bise ibyo ari byo byose niyo wari ufite ikibazo twajya gusuzumisha tukareba ariko abaye ari ngewe ubundi nakwiye kuba narariye nani avance mu mbere byibura nkareba koko ibyo byose nyuma y'ukwezi ashaka ko ngashenga abanye bw'ingagara urumva cyangwa se imvange mu muriro ku urumva aba yarariye avance Nyanyasho karibu si wawe munzu wubatse igihe nakubwiye ntabwo wumva wowe se wagiye utavuga neza rwose vuga neza se nakubwiye ngo mu gihe tumaranye wowe nuko muratera amajyano nyaryo mu mureti waye iminsi mike ibyumweru bitarenze 3 niba utaratwita nzashaka kandi bazi kubyara turumvikana Bikoye
we bikwege karame databuja karame rwose databuja ni ibyo by'umuko ntabwo ushobora kumva wowe inzu umaze kugira iyanyu rwose ntihanganire ntabwo bizongera umaze kurengwa mwene uriya mugore umaze kurengwa bwiragije ngo ni karere zihari karera wii wa mugore we kandi nzagushota umugore w'umunyamagambo wowe hano muri none ushinzwe iki we karere mufungura bosi ku gipangu iyo nkumanze kabiri gatatu hari utarafungura uri gukora iki bosi nari ibintu bindi ariko ntabwo bizongera nawe umaze kurengwa niba mutazi icyabazanye hano ari mu gitondo mwese mubyuke mugenda ako se ubundi urarizwa n'iki ko turi abahungu bawe ikibazo uba ufite ni iki ko na bosi nawe ntahumura umwami wawe ushaka muri mani Ego murakoze nimugende. Aje ifite agahinda natwe ntabwo tuba tumeze neza biratubabaza niho ntitubaye hano kubera aho ni kuri niyo dukora akazi tugakora nabi basi jya wihangana n'ujye kurira ujye mu cyumba tishimye buri munsi bahora bagutuka bagutoteza Niba batanze base mu cyumba rero mugende nyine murakoze. ubusha birangana sibyo ariko nubwo tugiye kubwira pasiteri azaza basengera